mukabanyamira kabiri iriya kamera mwamutegeka gusiba ibiganiro byose amaze gukorera Uganda bye n'uwitwa Paul nawe ubwe ibiganiro bamaze gukora bansebye kandi ikindi ubyumve ngo na hano nagaruka mu Rwanda nabwo biramutegereje ntago nabyemera ni gute nashatse niyubakiye urugo ingero zikaba zindi nyuma zirimo zindekera irijwi pasiteri yemeye ko ari irye tubashije no kumenya umuntu yagombaga kuryoherereza mwamenye uwo ari we ni uwitwa dogiteri ubi Bugande yari gutera uyu mutipe urushinge rw'amazi noneho pasiteri yatambaje urugambo tuvuyeyo pasiteri akavuga ati reka da njyewe nyuma yaho umutima warandiye nk'umukozi w'Imana ndavuga katika jina la Yesu ibyo bintu nyuma yaho ngo narabihagaritse. Pasiteri Mutesi yabihagaritse ate ibyo kujya gukubita uyu muntu bakamuvuna ruseki mutapinge screen byagenze biti niyo iyi audio Mutesi pasiteri nyir'ubwita nyihereye igira itya iti Dr. Esa shemi meze neza. Uyu doctor niwe yayohereje ira video agiye no kumwoherereza amafaranga ubi Bugande kugira ngo bashaka uyu mugabo bamuvuna umugongo na kamera bazimwambura bamusibishe bira biganiro. So ngo Mutesi yaje gusanga ibyo akoze atari byo umva hano muri iyi video yongera kohereza dogiteri indi nimwumve. Dr. Esa shemi meze neza. Ntago hamagaye ngira ngo tuvugane ndakubura nabonaga wabaye nyine uri kumbwira ati kuki wanshyize mu bintu ngo ufashe kara kagabo warangiza ukabivamo mu by'ukuri dogiteri yashaka kukica ntago amafaranga 160 ntago nyabuze pe ariko hari igihe umuntu agira agahinda akarwanisha umubiri birashoboka ko dushobora gutuma abantu wenda nabo bagenda bagira agahinda bakamukubita bagakubita nk'ahantu akaba arapfuye ugasanga umwana wabaye imfubyi n'umugore wabaye umupfakazi kandi wenda nk'umushumba ntegereje igihe gitoya yazihana cyangwa ntanihana ariko Imana ikamunkiza mu bundi buryo. So mbabarire ntabwo nagukinishije ariko reka tumutege Imana. Ikindi na hano naramureze muri RIB reka turebe icyo bizatanga. Ukomeze kugira ibihe byiza rero mbabarire nakubwiranya amarangamutima mfite agahinda kandi koko ntawe utakagira kubona abantu b'abagabo bakwicarira bakakubeshyera akavuga ibintu bitabaye n'igihe nicara nkibaza se ubundi umufite imyaka ingahe singo bavuga zose nawe nazishatse ryari i Bugande ko ntigeze mpamara igihe kirekire ko nza kubwiriza nkamara icyumweru ngataha nyine narababaye ariko warakoze kuntega amatwi bihorere Imana irahari n'ubuyobozi burahari no kwambuka nakwambuka nataza njyewe nakwambuka agaragaza ko namugeze muri RIB ya hano ubuyobozi bwaho bukamumfasha kuko nzi ko adashobora kurenga ubuyobozi. So ukomeze kugira ibihe byiza Imana ikurinde kuriya tuzavugana kandi nizere ko no mu rugo mumeze neza tuzavugana nta kibazo kandi warakoze gufata ikibazo cyanjye ukakigira nk'icyawe uri umujinya nta kibazo na kimwe ukemura. Reka tugire dusa n'ababiha iminsi nzi ko igisubizo kizaboneka kandi n'abamuri inyuma n'abari kumukoresha nzi ko uriya mwana ntamuhemukiye nzi ko ntamugiriye nabi ajya no kuza Uganda yansabye imbabazi ntago nari nzi ibyo ajemo niba ari we niba ari abamushuka niba ari iki byose tuzabimenya. Imana iguhe umugisha kandi kurinde.
amina noneho muzamuke giha urahari nukuvuga ngo zamuka giha ntabwo ndi buzamure za ntuza zanga gusa za ntuza nibo bajya bazana bakabwana baba bashaka kumanika ahangaha nayo nayiguhaye giha irebe ngiyo iyi ngiyi ya nyuma ni ukuvuga ngo